Luis Enrique yavuze ati iyo ndirimbo ya Kylian Mbappé ndayirambiwe, ati ni ngiye mutoza ufata ibyemezo, kandi mfata ibyemezo nshaka bikwiye Paris Saint-Germain. Ati uyu munsi murimo murabivuga atari ko ari umunsi muzansingiza ko nafataga ibyemezo bikwiye. Hari haciye imbere y'iyi match yari yavuze ko yizeye ko Kylian Mbappé atarafata icyemezo cyahazajya ko bigishoboka ko yaguma mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Mbappé ko influencinze mugenzi witwa Ousmane Dembele nawe aramukurikira nawe aragenda jana muri tribune n'ijara. Abanyamakuru babikoma umutoza baravuga bati urimo urazana umwuka mubi, bafite ikipe yitwa mu minsi 9 bafite ikipe yitwa FC Barcelona muri Champions League. Iki cyemezo Luis Enrique yafashe ukibona gute? Cyari gikwiye ku mukinnyi nka Kylian Mbappé ubizi ko mufite match ikomeye ya Champions League ya 1/4 mu minsi 9? Iki kibazo cya Paris Saint-Germain Mbappé Luis Enrique kugisubiza ni ibintu byoroshye. Ni nabyo Luis Enrique yavuze, aravuga ati iyi ndirimbo irarambiranye kandi muhora muyisubiramo, iraririmbwa cyane hano umunsi ku munsi, niko kazi nibyo muvuga gusa, kandi ngiye mbere hano gufasha Paris Saint-Germain mu gihe ngihari ngafata ibyemezo byiza. Neza umutoza ntiyatsinze, ikipe ntiyatsinze. Imibare yagaragaje ko Kylian Mbappé yaramaze gutakaza imipira 29 kugeza ku munota 64 ubwo yamukuragamo. Ariko Luis Enrique jewe mubona nk'umuntu uri kuri misiyo ya Luis Enrique iragaragara, irumvikana. Nta mukinnyi uba hejuru y'ikipe. Ushaka kuzane Maradona, ushaka kuzane Pele, ushaka kuzane JJ Okocha, ushaka kuzane, nta mukinnyi uba hejuru y'ikipe. Niyo misiyo y'uyu mugabo witwa Luis Enrique. Kubwa Luis Enrique agaciro ka Mbappé kagabanuka. Ahubwo ka Paris Saint-Germain kakazamuka. Ni umunyabwenge cyane uyu mutoza, kubera ko mbere ya match yakinnye na Real Sociedad, niba wibuka neza, baramubaje bati se nabwo uzamukuramo? Arasubiza ngo you never know, ntiwabimenya uko umukino ugenda, uko umukino uri kugenda ntiwabimenya. Iyo match ngira ngo yarayisoje, match retour. Nta match ya Champions League yigeze amukura, mu zombi yarazikinya arazisoza. Velodrome ni hamwe mu hantu hatabera heza Kylian. Yagiyeyo muri la match ya gishuti y'Ubufaransa na Chili, sibo barosa sohoka. Yarasubiyeyo kuri match ya championa, hono no kumwororera ntibyari bukunde. Ikintu kiba kibabaje nyine no ko Luis Enrique agutayiminga ahantu hababaje. Mu byukuri no Kylian Mbappé kuri we cyari kumubera kiza imbere bari abafana bamutuka, ni nko gutsinda igitego. Byari kuba ari byiza kuri Mbappé, ariko kumukuramo imbere bari abantu bagiye gukomeza kumusonga, nicyo Luis Enrique akora, abantu bakakibona nk'ari ikibazo gikomeye. Ariko urebye situation Mbappé Paris Saint-Germain, Luis Enrique ahagaze bikomeye cyane ku kudefend izina rya equipe atoza, ku guhagarara n'ugwagaciro institution kurenza umuntu. Ibintu rero yabitangiye kera ubuyobozi bwa Paris Saint-Germain buza kumutererana. Luis Enrique situation yari yayiteguye neza, kuko ni jare y'abatoza bakuru, ni jare y'abatoza bempoza autorité. Enrique ni wa mutoza udafite umukinnyi n'uyu numwe urenze Messi yatoje, urenze Neymar yabanye na urenze nandi mazina nago aza kumukanga, kandi resultat arazifite. Igikombe cya champion aragifite, agiye kugitwara. Champions League ari muri kimwe cya kane kirangiza, nta resultat ziramuveba kugeza uyu munota. Uko yakumanaging uko ariko kose, uko yagutwara uko ariko kose, uko yagufata uko ariko kose, ikiza kuba nyine gusa nuko kwizina ry'umukinnyi iyo iri kubona ibintu bimeze gutya biragaruka ku mutima bikaba bibi cyane. Ni ikintu ku ruhande rumwe treatment nk'iri irababaza, ariko tugarutse kuri kayi umupira ni bibi kwereka position equipe urimo ukiyirimo, ni bibi kugaragaza position.
urimagina ko Mbappe ataragira ikintu atangaza kuri iyi situation, ariko kuba nta masezerano afite ubibona wese abibona nk'umuryango ufunguye wo gusohoka. Ibyo ngibyo ikipe irabibona, abantu barabibona. Position uyu munsi hari niyo kuvuga ngo ndi gutegura Paris Saint-Germain itarimo Kylian kubera ko Kylian ntituri kumwe. Iyo ni position y'umutoza, ushobora kumwumva kubera ko umwaka utaha wa mugani ntazaba ari kumwe na Mbappe, ari gutegura Paris Saint-Germain itarimo Mbappe. Ugiye kure wabyumva. Ikibazo gihari kinini nuko umupira ni nacyo kibazo cyawo nyine, birababaza ku mukinnyi nk'uyu wari wizeho gutwara umukino wose, gutwara equipe, ni bavuga ngo ni image ya equipe, kumusimbuza kuko nazo ndeba tandoje yiwe muri Ligue 1 yakinnye iminota 29 contre Nantes, akina iminota 64 contre Rennes, akina 45 contre Monaco. Naho rero umutoza musimbuje avuga ko amaze gutakaza imipira 14, yego ahita ashyiramo Gonkora Musanati igitego cyo kugomora match yari kimwe. Kuri Reims yakinnye iminota 18 contre Montpellier, akina iminota 90 contre Marseille, akina iminota 64 na Monaco rega yishyiramo yagiye muri vestiaire hejuru. Nyine niyo ndi kuvuga iminota 45. Aha rero ni usanga ikibazo gikomeye, kandi ku mutozo ubona ko yiteguye kubi defend. Situation Mbappe arimo ayifitemo uruhare kugaragaza position urimo, ukabyereka equipe ukiyirimo. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous, niko abafaransa bavuga. Utari kumwe araturwanya, utari kumwe natwe uwo araturwanya, sinjya bivuze ni abafaransa. Ariko ntekereza ko ku bwa Kylian kubigaragaza yabigaragaje avant saison itaratangira. Ikipe yanga kumurekura, babona n'amaofre yo kumugura. Icya kabiri, Kylian yemeye kugaruka muri equipe kugeza kuri ubu. Fuadi ni umukinnyi mwiza wa Paris Saint-Germain. Nubwo iyo mibare yaba ayifite ari mibi gutakaza iyo mipira, ariko stile niyo mukinnyi mwiza Paris Saint-Germain ifite ubu kugeza kuri ubu. Niwe top scorer wa Ligue 1, niwe top scorer wa Paris Saint-Germain. Ni nawe ukora ikinyuranyo muri iyo no kugera muri kimwe cya kane cya UEFA Champions League afite mu ruhare rwa 90%, kuko mu bitego 4 batsinze 3 n'ibye. Ni haba harimo na Luis Enrique nge nabyita treatment, gukorera treatment umukinyi mwiza uzi ko nubundi hari aho kimukeneye, hari services ugikeneye, ukabona ko rimwe na rimwe birimo. Hari ikosa Luis Enrique akora, hari ikosa Luis Enrique aba yakoze. Hari umukinnyi udasimburwa. Oya ntawe udasimburwa. Abaho se wo ntawe ubaho. Niyo umukinnyi wogira ngo muri match maze gutakaza imipira 22 muri bice mu gitactique ukamukura mikosa niri. Ubundi mu gikuri kosa rya Luis Enrique niri. Ubwo Mbappe abaye mubi kwera Luis Enrique yaje. Nta kibazo reka tubyoroshye. Kubera yamuvanye muri match n'umugoroba match kuko yamunaniye. Ikosa rya Mbappe rya Luis Enrique niri. Ubu tuvuge ko abanye n'abatoza bangaye muri Paris Saint-Germain. Nakubajije ni njyewe hari icyo imibare iragaragaza iki? Harandi nimugoroba ntiyana umukinnyi muri match. Ntabyo kuko impamvu umutoza atamutoza uretse Fuadi yari mu bigute. None se hari imibare afite ko wabajije ni hari abakinnyi, ariko hari abakinnyi baba bari abakinnyi batwaye equipe batajya bapfa gusimbuza. Nta gutwara, ni impamvu Benjamin avuze neza, nta kamaro ubaho muri club. Ikintu Luis Enrique ari gukora iki ni impamvu nkora ikosa Luis Enrique yakoze gukora Mbappe ni iri. Ikigali cyo ni kimwe hari position yanjye future, hari position ntago ari umuntu afite future. Fwa kuri position yanjye ntago ari umuntu afite future. Position yanjye ku mukinnyi uri nka Mbappe ari nacyo Nasira ari kuvuga, reka mufate muri cadre y'aba bakinnyi koko badasimburwa. Uhabaho se babaho mwandese babaho buretse gato babaho abakinnyi gusimbuzwa n'uyu Luis Enrique arangara. Oya buretse gato abakinnyi yaramwicaje uretse no kumusimbuza. Yaramwicaje uretse kumusimbuza. Karibre y'umukinnyi udapfa gukura mu kibuga. Bo umukinnyi udasimburwa ntabaho, cyangwa udasimbuzwa muri match, bitewe nuko match iri kugenda, bitewe nuko umutoza yayubatse, bitewe nuko nta mukinnyi utava mu kibuga. Hani igihe ari wowe wizewe akari wowe match inanira. Ariko abana bakinnyi bakomeye
iyo ari muri iyo situation nayo ubibona ntabwo kaya Kylian Mbappe yo kumukura mu kibuga n'iyi mibare myinshi still kipe yari ifite igitego kimwe yari ifite imbaraga ishobora gutsinda umukino iyo mibare ishobora kuvugira umutoza muri tactique zakavuga ati urimo uranyicira umukino akagukuramo ariko reka tumufate nyine nk'abakinnyi batwaye equipe kumusimbuza ubona ko ari nk'ibintu bidasanzwe ngereka mufate muri urwo rwego ariko ngaruke ku kindi kimwe Mbappe ni Mbappe kubera iki none se Mbappe wenyine yakina Mbappe udafite ikipe afite igisobanuro kuko ikiri hagati ya Luis Enrique na Kylian Mbappe yewe na Paris Saint-Germain ni ikireba umuntu ku muntu si kiri mu bushobozi bwa Kylian Mbappe utumva ngo arasimbujwe ugira ngo wenda nuko nyine gukina byamunaniye cyangwa se umusaruro atari kuta oya ni ibintu biri direct by'ubwumvikane hagati y'abantu mbibona nk'ibiri person nimugoroba match mwese mwayirebye Luis Enrique niyo mpamvu waje ikosa yakoze gukora Mbappe match Marseille nta nubwo ari we mukinnyi wari mubi muri iriya match imibare si we mukinnyi wari mubi muri iriya match pe igidasanzwe yakoze muri iriya match ni iki imatch z'Iverodrome mpungu zimaze kumara imatch ya gatatu n'umwaka ushize match y'Iverodrome yaramunaniye ikosa rihari niri abwo ni imyitwarire ya Mbappe nigaruka bikosa ko yego niryo kosa rihari naho Luis kumukuramo nta mukino udasimbuye nibisanzwe match yakunanira naho ikosa riva imyitwarire ya Kylian gusa niyo habizamo ikosa ufa ibi bintu ngiye impamvu mbivuga gutya Benjamin bikomojeho neza abakinnyi nk'aba badasanzwe barusha abandi ubuhanga banatwara ekipe kuko niyo wafata Mbappe akicara match 5 imibare yashobora kwikora muri match 3 kurusha abantu bakinye match 5 muri Paris Saint-Germain niwe mukinnyi mwiza wa Paris Saint-Germain mu myaka 5 ishize n'umukinnyi ukiri mutoya n'umukinnyi wiyumva ko kumusimbuza nkuko Benjamin bivuze nyine nitangaza uretse na stade yose birayitungura none biranayitungura none hanga Mbappe udafite amasezerano y'igihe kizaza muri Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain kirahe mu kubana nawe njyewe icyo nashakaga kuvuga ni iki ntabwo mvuga ko ari umukinnyi utakagombye gusimbuzwa mu gihe mibare ye itagaragara ariko bikomoje kuri ku mubano afitanye na Paris Saint-Germain ariwe Benjamin yatubwiraga uri person mbona byagakwiye kurenga Luis Enrique yagakwiye kurenga icyo kujya nyine abifata ukabona nyine ni biri person byagakwiye kumuhamagara akamubwira ati Mbappe ndakikubajije nti none ahangaha Luis Enrique barahemukira Paris Saint-Germain cyangwa ari korera neza erega muri iyi saison biragaragara ko nta wundi afite urusha Mbappe muri wa mikino itandukanye n'ubundi azamukenera ari barahemukira se ntabwo yatsinze ari barahemukira PSG bari gukora ibintu nk'ibi ngibi bwa no guhemukira club ari barahemukira PSG ntabwo ayihemukira ariko nanone reka ngo urugero kuri usanga hahanda akeneye umuntu ukora ikinyuranyo kuri match zikomeye gusezera Sociedad gusezerera ega na Mbappe nawe arayikeneye gukora icyo kinyuranyo kugira ngo nazajya azahabwa gace ega nge nabikubwiye Mbappe nakeneye icyo kinyuranyo mwimbye muri situation nk'iyi kubwa Luis Enrique agaciro ka Mbappe kagabanuka reka ngenda shagira ngo wumve situation iri hagati ya Mbappe na Paris Saint-Germain PSG yafashe umwanzuro wo gukora pre-season musize wari umwanzuro umutoza uzabazwa resultat Samir umutoza ubizi ko kugira ngo resultat zibone zishingira ku mukinnyi we ukomeye yarayibonaga deja situation equipe irimo abwira equipe arabwira ati jewe ndatwara abandi bakinnyi uyu ndamusiga kugeza ubwo uwo mukinnyi w'igitangaza uwo mukinnyi wagakwiye kuba mu kibuga igihe cyose ajya muri indesirable hari ahantu hari isomo rikomeye cyane kugira ngo witwe umukinnyi ubigirwa na equipe rira niryo somo kuri Luis Enrique kuko udafite equipe ntago wakitwa umukinnyi kandi ariko n'ikipe yitwa equipe kuko ifite abakinnyi none se habanze iki habanze abakinnyi abakinnyi ntago abakinnyi bashaka ikipe ishaka abakinnyi niki gishaka ikindi ni ikipe nyine rero nuvuga ngo wowe kugira ngo witwe umukinnyi no kugira equipe ariko aracyayifite imufitiye amasezerano ndi kugusobanura
Nasiri rero urabaza ugashaka no gusubiza Nasiri kuba bashaka no gusubiza wa mugani icyo Paris Saint-Germain ibona uyu munsi ni Enrique aravuga ati jewe bafana ba Paris Saint-Germain bayobozi ba Paris Saint-Germain ndi gutegura Paris Saint-Germain idafite Kylian kubera ko Kylian ntago turi kumwe nge nanamukuramo rero ari ibyo ngibyo yari yaramukuyemo sinanamukeneye rega Luis Enrique yahuye n'ikibazo gikomeye cy'ubuyobozi bujegajega bwa Paris Saint-Germain PSG yashoboraga guhemba Mbappe ikubaha amasezerano ifitanye na Mbappe yose uko yakabaye Mbappe adakandagira muri first team Mbappe kubwa Luis Enrique kuboneka naho byagakwiye kuba byaraganye ategura equipe izajya muri pre-season mu Buyapani imusize mu Bufaransa nyuma yaho champion iratangira Mbappe aza kugaruka sibyo asanze wa muntu nese asanze Luis Enrique yahindutse buri ari ikintu kimwe rero ugomba kumenya ubuyobozi bw'ama equipe n'abatoza bakora ibintu byose bategura umukino bategura equipe bategura journée bagira gute ariko uko byagenda uko ariko kose niyo wabimutegeka hani igihe ushaka kumutegeka ari mugera murazira hari ngo perezida yavuze ngo Samira akine ngo perezida yavuze ngo Fuad akine umutoza akagaruka mwemwe wamwicaye muri tribune akagukorera ikintu ukumirwa hasi kuri ntabwo uri bugeyo bafungiranye hariya umuntu wemerewe nyine n'abagize umukino mwege muri tribune Mbappe yagarutse asanga Luis Enrique ataramubabarira tuvugishije ukuri Luis Enrique abana na Mbappe by'uburyarya sinkubeshye ntabwo ibintu amukorera ngewe iyo mbibona ko ari ibintu by'umuntu ku giti cye ntabwo ari iby'u Rwanda pe kumukinnyi nka Mbappe bira nko kumuteza abantu bira no kumumanura mu magrade bira no kumugira umukinnyi usanzwe nkwereke ko usanzwe nge ndakumva ntabwo Mbappe ari umuntu wo gupfa gusohora muri match kubonye yavunitse se ashaka kuba yanakinnye iminota 80 nta kintu yakoze iminota 10 yonyine gusa match igiye kurangira kubitira nk'ibitego nka bitatu bikora kinyuranye ukamubona ibyo bintu bikora ku batoza ibyo ngibyo bikora hari character z'abatoza bikoramo kandi iyo character twarabonye muri Luis Enrique icyo cyaragaragaye muri character abatoza bashobora gukora ibyo ngibyo Luis Enrique ntarimo ntiyiteguye kuguha uburenganzira busuma club kabisa ntago byiteguye nawe uretse na Kylian Mbappe na Messi barabibanye na Neymar uretse na Messi na Kylian yunguye n'abamene barabibaye wagiye kwanoza se kwa Totti muri AS Roma unyibukije AS Roma kwa Totti equipe nationale Espagne abwira baramuhati ntago nyiri kunu deliveringa ku rwego wagira icyo dufashe ko nanga abo batoza rero ku isi ntago ni bakeya baba muri abo bakera urisarire karimo ikindi uyu ni umuhinde afite amasezerano na Paris Saint-Germain undi ahazaza na Paris Saint-Germain yarahari nyine ngewe icyo navugaga Fuad niba we atakimo nkuko Benjamin aravuga ati bisa nko kumuteza abantu nibaza niba atakimukeneye kuki atanamushyira no kuri bench ntajyemo uyu we yifashe iki yakora iki kindi uyiteza abantu kurusha uko nari muteza uyu niwe uteza ibibazo ahubwo narenze uyu utwa Kylian uteza ibibazo gute none wowe waragusimbuza kujya muri vestiaire wiyumva impamvu yiyumva ari impamvu arega uramutse ukaze umutoza agafata icyemezo nk'iki ngiki cyo kugukura mu ikipe ye cyajya gukura muri match wagakwiye no kubugenda nta kintu bikubwiye yego nese kuki ababazwa bikomeye n'iyi minota 26 atagiye gukina kandi ari mu ikipe kuki bimubabaza ariko ni minota Paris Saint-Germain my friend kuri kino kintu hari ikintu kimwe kitazegera kibaho kandi abatoza badembere nabo batangiye kubikora nka Dembele bashaka kuvuga ati Kylian nk'inshuti yanjye ngiye kumufasha agahinda rega n'ubu dushaka kuba twicara muri studio uyu nawe bakagusohora nkavuga rero nasire reka ngende mubwire yihangane nibikora ko ari discipline azahanirwa ibyo rwose biza reka nkusubire muri Paris Saint-Germain gatoya 2015 batuzwaga na Rambo sezo ya nyuma Rambo batsindwa batsinzwe match bakavani banga gukomera amashyi abafana Thiago Silva aragenda basohora muri vestiaire muze mujye gukomera amashyi abafana ibyo kare ko bo bari bamaze gutsindwa match kubera umujinya basohoka birukanka
kandi ari itegeko ko match ko irangiye mujye gukomera abafana amashyi babaherekeje. Thiago Silva aragendera abagaro ariko Steve barabihaniwe. Uyu nguyu yitwa Ousmane Dembele n'ubusanzwe turamuzi imiterere ye ariko nibikora kandi discipline yakoze kandi agomba guhanirwa. Uyu mvana nk'itwa Kylian Mbappe n'ubu nta hana gafite future. Ngewe kugira ngo nkuri ngibi nakora nk'ingo bya Sanchez yigena akisekera. Bakusimbuje kanyera kwicaro gatuza n'ubu iminota baguhaye niyo. Nimba rero babona igukwiye niyo. We niba uzi ko itagukwiye yireke. Ufite aho guprove. Urahafite. Kandi heza kurenza aho uri. Wakiturije. Okay. Ubwo tutereka dutegereze ibitangazamakuru byo mu Bufaransa byo ntago bishigikiye Luis Enrique bivuga ko abya mushyigikira yakamo kuko afite bategereje Reka bose baravuga kuri match FC Barcelona ni umukinyi wo gukora ikinyuranyo hari we ntago akeneye gukora icyo kinyuranyo wese akeneye ariko ukeneye Luis Enrique na Mbappe ukeneye kariyeri ninde Luis Enrique na Mbappe ukeneye kariyeri rega bose ni Mbappe bazamushyira mu kibuga yange kubitsina ngo yuko babanze kumukinisha Luis Enrique na Mbappe none hanga undi ukeneye kariyeri bose barakeneye fo ninde ukeneye kariyeri kaiga kariyeri bose bayirimo Mbappe ubusi ayicaye natine match ya Paris Saint-Germain ntafite azaza se ninde ukeneye kariyeri hagati ya Mbappe rega kariyeri ya Mbappe ntigarukiye kuri Luis Enrique oya tufate nk'urugero bose kariyeri ni igihe kirekire bose bahagarikiye ahangaha nireke ntazongere gutoza na Mbappe ntazongere gukina uyu ibyo ntago ari byo uyu munsi turimo tuvuga nyine ikibazo ntabwo uri kucyumva ndetse niba afite imyaka nta myaka itatu afite muri abwiye umbaza ngo muri aya mezi asigaye n'ikeneye ikibazo ntabwo uri kucyumva cyo kwaje n'utatubivuze ngo tubyihorere akwaje ngo hagati ya Kylian Mbappe na Luis Enrique none hanga ninde ukeneye kariyeri ninde ukeneye kariyeri ninde ni Mbappe none se baparazana muri kariyeri ukeneye kariyeri rero ntabwo ukora ibintu nk'ibi ngibi uri umukene wemera kuba ibintu wemera kubaha uwo muntu uko mubanye ni kumwubaha kuko uzi ko mutazagumana ejo uzajya n'ahandi ese nk'ubu ngubu biye ngombwa akavuga ati urugero ngo ntawe never know ntanshuro takabona ngo ati uyu muntu twitwara gutya ku batoza ngewe naza yanjye bikaba ngombwa ko bijyanye no gutyo ugasanga vano kuri abaye maze nuza wakubashye uwo muntu karimo gufata icyemezo niba kitanagushimije ihangane kuko uzi icyo ukeneye ndira kugira ibyawo Real Madrid bayihaniye kutagura fa reka nkubwire yakomeza kwicara iyo uzi urimo urashyigikira ibya Mbappe ibi yakoze ibirimo gukoramo ibishyigikira ntabwo mbishyigikiye ariko sinshyigikiye n'ibya Luis Enrique none se wakwiye mukiye mu kibuga reka Benjamin yabidusobanuriye ayaryorere gusimbuza ikibuga ninde ugenda buretse gato ninde ugena umukino ninde ushyira umukino ninde umukuramo nyine reka nkubwire icyo ndi kuvuga uyu munsi Luis Enrique akeneye Mbappe akeneye Luis Enrique njye mbona icyashoboka Paris Saint-Germain ikeneye iki Paris Saint-Germain ikeneye intsinzi yayibonye ndayibonye Paris Saint-Germain ikeneye intsinzi ndetse Paris Saint-Germain muri uyu mwaka iracyakeneye byinshi kurusha ibyo Mbappe yayiha mu mikino isigaje gukuramo FC Barcelona muri kimwe cya kane ukagera muri kimwe cya kabiri bakaba babikoze bwa kabiri mu mateka yabo cyaba ari ikintu gikomeye bwa kangahe bwa kabiri bakora iki bagera demi finale so icyo ngiye mvuga ko uyu munsi ari nabyo itangazamakuru ryo mu Faransa riravuga riti iki kibazo cyagakwiye kuba ari Luis Enrique we na Mbappe bagihanduringa kitazazana n'umwuka reka n'umwanya wabayeho kuko hari abakinyi benshi muri vestiaire ya Paris Saint-Germain bavugaga ko batishimiye uburyo umutoza afata Mbappe reka nkubwire bazakubaze umwaka utabaza avuga ati batishimiye iki yabwo Luis Enrique arimo arakora ikintu Paris Saint-Germain itabasha kwikorera